ni ukwimenya. Iyo wamaze kumenya ko uvuka mu banyantege nke, icyo usabwa ni ugukora dabo, ni ugukora inshuro ebyiri kurenza abandi kugira ngo uzibe icyuho. Iyo wamenye ko nawe gutakira uhari, tayari 50% uba wabaye umutsinzi. Uhitamo kubyikorera byose kandi urabiharanira ukabigeraho. Uyu mugabo yaravuze ngo icisha inzara ibikurangaza, ahubwo ugaburire intumbero yawe. Umwanya ibikurangaza, ahubwo umwanya wawe munini uwuharire intumbero zawe. Yavuze ijambo rikomeye ngo ntukagire umuntu nshinganwa mu gihe we akuzaho nk'amaburakindi. Ntugahindure umuntu byose mu gihe we akuzaho nko kubura uko agira. Ntukagire ugira kamara mu gihe amahitamo ye kuri wowe ari amaburakindi. Yaranavuze ngo buri gihe kora ibirenze ibyo usabwa. Niba ukora ibirenze ibyo usabwa, nta kintu na kimwe utazageraho mu buzima. Uyu mugabo yaravuze ngo ntugatinye gutangira ibintu bishya, kandi ntugatindiganye kwemerera amahirwe mashya mu buzima bwawe. Yaravuze ngo niba udashobora kwigomwa kubera ibyo ushaka, bizarangira ibyo ushaka ari byo bibaye igitambo. Niba udashoboye kuba igitambo cy'ibyo ushaka, ibyo ushaka nibyo bizahinduka igitambo cyawe. Ni ukuvuga hari ibyo usabwa kwigomwa kubera ibyo ushaka kugeraho. Iyo rero utabishoboye, birangira bya bindi ushaka kugeraho ari byo bibaye igitambo. Hanyuma aravuze ngo gusoma bihindura imitekerereze yawe, ariko gushyira mu bikorwa byo bigahindura ubuzima bwawe. Gusoma bihindura imitekerereze, gushyira mu bikorwa ibyo wasomye bigahindura ubuzima bwawe. Kumva ijambo ryahindura ubuzima bihindura imitekerereze, ariko gushyira mu bikorwa ibyo wumvise nibyo bihindura ubuzima bwawe. Uyu mugabo yaravuze ngo reba ahantu ukorera none ahangaha, ureba abandi bahakorera bahagutanze, wenda bahamaze imyaka 10, 15 cyangwa 20. Hanyuma wibaza iki kibazo: ese aba bantu bananze hano nkora uko babayeho nizo nzozi nshaka gukabya? Nusanga igisubizo ari yego, shyira imbaraga mu kazi. Nusanga igisubizo ari oya, kora ushakisha uburyo wahindura paje. Yaranavuze ngo biratangaje uburyo akenshi abantu beza ari bo bagira urushako rubi. Akenshi abantu beza b'inyangamugayo nibo urushako runanira. Uyu mugabo yaravuze ngo wirindiriza gukoresha amafaranga mu by'ingenzi, bikarangira uyatakaje mu bidafite umumaro. Wanga gukoresha amafaranga mu by'ingenzi, bikarangira uyapfushije ubusa. Yaravuze ngo umwanya wawe munini wumare utekereza ku byo ushobora gukora ubu ngubu, aho guhora utekereza ibyo utabashije gukora. Yashimangiye rya jambo rigira riti: niba uraranganya amaso ukabona ni wowe urenze abandi mu cyumba urimo, uzahindura icyumba, kubera ko uri mu cyumba kitari cyo. Uri mu cyumba utagakwiye kuba urimo. Uyu mugabo yaravuze ngo gutsindwa byitwa gutsindwa iyo nta somo wabashije kubyigiramo. Iyo ubikuyemo isomo, uko ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo ni ukwiga. Yaranavuze ngo ntushobora guhindura ibyo utemera. Aranavuga ngo iyo wize bike, uba wiyumva nk'aho uzi byose, uba wumva uzi byinshi. Ariko iyo wize byinshi cyane, uba wumva ari nk'aho ntacyo uzi, uba wumva uzi bike cyane. Nayo mpamvu hari umuhanga wigeze kuvuga ngo nzi ko nzi byose kuko nzi ko ntacyo nzi. Yitwa Socrates. Yaravuze ngo si ikibazo cy'uko ugenda buhoro, upfa kuba utigeze uhagarara. Uzagaye umuntu wahagaze, ntuzagaye umuntu ukomeje urugendo kabone nubwo yaba agenda gahoro.
yaravuze ngo ubuzima bwawe bwa kera ni igiciro cy'ubuzima bushya urimo. Ubuzima bwawe bwa kera ni igitambo cy'ubuzima bushya urimo. Yaranavuze ngo ibyo ushaka byose birahari, icyo usabwa ni uguhatana mpaka ubishyikiriye. Yavuze ijambo rikomeye ku mafaranga. Yaravuze ngo amafaranga ni igikoresho gusa. Reka amafaranga kujyana aho ushaka hose, ariko uzirinde ko akubera umushoferi. Aranavuga ngo ibiba byose bikurikiza igihe. Ushobora kureba bagenzi bawe ukabona bakuri imbere baragusize, ariko burya bamwe muri bo bumva nabo barasigaye nkawe. Buri wese burya agira umuvuduko agenderaho, kandi buri wese agira igihe cye n'uburyo agikoreshamo. Icyo usabwa rero ni ugukora ibikureba, ugakora ibyo ushinzwe, ubundi ukihangana. Ibindi byose wifuza uzabigeraho. Ntabwo abantu bose bakabiriza inzozi igihe kimwe. Aranavuga ngo kugira ubwoba bw'ahazaza bituma tutishimira uyu munsi. Aranavuga ngo ntuzigere ucira urubanza umuntu utarabanza kumenya igituma yitwara mu buryo umuciramo urubanza. Buri wese agira inkuru y'ubuzima bwe ituma yitwara uko umubona. Ujye wirinda guca urubanza utaramenya inkuru y'ubuzima bw'umuntu. Uyu mugabo yaravuze ngo mu magambo tuvuga bisaba kumira ibirura tugacira ibiryohereye. Amagambo yacu afite imbaraga zirenze uko tubitekereza. Je arakubwira ngo mwana wanjye, mbere yo gusohora ijambo mu kanwa, jya unyunguta ubanze umenye neza uburyohe bw'amagambo yawe mbere yo kuyacira. Nusanga birura ubimire, nusanga biryohereye ubone kubicira. Ku bijyanye n'amagambo, ducira ibiryohereye tukamira ibirura. Uyu mugabo yaravuze ngo kubabarirana ni ubushobozi bwo kuba banini kuruta ibibazo. Kubabarirana ni ubushobozi bwo kuba banini kuruta ibibazo byatewe n'abandi mu buzima bwacu. Aranavuga ngo gereza ikomeye cyane ni imwe ufungirwamo n'ubimenye. Ni gereza y'imyumvire, gereza y'imitekerereze. Abantu bakagufungisha imyumvire. Burya umushakara uziritse mu bwonko ni ubabaje cyane kurusha umucakara uziritswe amaguru n'amaboko. Uyu mugabo yaravuze ngo ibintu byuzuye kandi by'ukuri bisaba kubikorera, bisaba imbaraga, bigasaba n'ikintu gikomeye kurushaho aricyo kwihangana. Yaranavuze ngo nizera ko udashobora kwikosora mu gihe ugitekereza kwihorera ku bantu. Ni nka bya bindi Buda yavuze ngo kugira inzika ni nko kunywa uburozi warangiza ukitega ko hari undi muntu uri bupfe. Burya kwihorera kubi no gushaka kwitura inabi abayikugiriye, kandi burya nawe hari igihe ubigenderamo. Ahubwo kwihorera kwiza no kubaho neza, bakabona ko ibyo bakoze ntacyo byahungabanyije ku iterambere ryabo. Uyu mugabo yaravuze ngo iyo umwana yiga kugenda ashobora kwitura hasi inshuro 50, ariko nibimuca intege arakomeza akagerageza, akagwa agahaguruka, akongera akagwa akongera agahaguruka. Iri ni isomo rikomeye twakwigira ku bana. Dukwiye kwiga kugwa nk'abana. Yaravuze ngo uwatsinze ni wa wundi wagerageje inshuro nyinshi agatsindwa kenshi ariko ntacike intege, akagwa akongera agahaguruka. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo kubona impamyabumenyi yawe nyuma y'imyaka 25 biracyagerwaho kandi biracyashoboka. Gushyingirwa nyuma y'imyaka 30 biracyishimirwa na benshi. Gutangira umuryango nyuma y'imyaka 35 biracyanezeza. Kuba wagura inzu nyuma y'imyaka 40 biracyari byiza, biracyagezweho. Ntukemere ko hari umuntu wihutisha igihe cyawe akoresheje igihe cye. Burya yihuse yabyaye ibihumye. Urusaku rw'imyumvire y'abantu ntukemere ko rwihutisha igihe cyawe.
igihe cyawe si cyo gihe cyanjye. Kuba wabona impamyabumenyi nyuma y'imyaka 25, kuba washyingirwa nyuma y'imyaka 30, kuba washinga urugo nyuma y'imyaka 35, kuba wagura inzu nyuma y'imyaka 40 biracyishimirwa, biracyanezeza. Nta mpamvu rero yuko abantu bihutisha igihe cyawe. Ntugatuma abantu bihutisha igihe cyawe. Yaravuze ngo umuntu uzaba uriwe mu myaka 5 iri imbere asobanurwa n'abantu marana umwanya munini buri munsi, ndetse asobanurwa n'ibitabo usoma. Umubwire ibitabo usoma, umubwire n'abantu marana nabo umwanya munini buri munsi. Ndakubwira umuntu uzaba uriwe mu myaka 5 iri imbere, umubwire ibiganiro wumva, umubwire n'abantu marana umwanya munini nabo. Umubwire umuntu uzaba uriwe mu myaka 5 iri imbere. Yavuze ijambo rikomeye ngo ikoranabuhanga ritwegereza ibiri kure yacu, ariko nanone rikatujyana kure y'abantu basobanuye byose ku buzima bwacu. Ritwegereza ibiri kure bitavuze kinini kuri twe, hanyuma rikaduhunza abantu n'ibintu bisobanuye byose ku buzima bwacu. Ugasanga muri mu rugo, umugore n'umugabo n'umwana, mwese muri kuri telefone muvugana n'abantu mutanazi, cyangwa mukurikirana ibikorwa by'abantu mutazi, mukirengagiza kwiyitaho no kuvugana hagati yanyu. Aranavuga ngo nubwo mu bigeragezo abantu bakwitayeho bazakubaza amakuru yawe, babaza ibyo ari byo, ariko abantu bagukunda bazategereza ubasobanurire ukuri. Inshuti nyayo ntigusaba ibisobanuro, ahubwo irategereza ukazayibwira ukuri. Yaravuze ngo ubuzima ni igihe n'abarimu beza. Ubuzima butwigisha gukoresha igihe neza, igihe nacyo kikatwigisha kumenya agaciro k'ubuzima. Mu magambo yose Jay Shiri yavuze, reka nsoreze kuri aya ngaya. Yaravuze ngo kugira ngo umenye agaciro k'itsiye rise rimwe, uzabibaze umuntu waje ku mwanya wa 2 mu mikino yo gusiganwa ku maguru. Ahangaho uzahita usobanukirwa agaciro k'igihe upfusha ubusa.